yewe urari nkoze pe ikibazo cyawe kuri ijambo guhanura ni iki? Umuhanuzi ni iki? Ninde? Abahanuzi ni bande? Abo Bibiliya yita abahanuzi ni bande? Kinyeretse ko burya gusobanura inyito y'ijambo vocabulaire ukayisobanura neza ugiye gukoresha mu gutanga ubutumwa, ni ukuvuga ngo mu bo uvugana nabo ni ingenzi, ni ngombwa kugira ngo abantu bumve ijambo icyo uri gukoresha icyo risobanura. Uri kuvuga agomba kuba ibyo ari kuvuga abari kubwira bari kubyumva. Naho ngaho hatumye ni ntangara mvuga ngo burya ibyo mba ari kwigisha hari impamvu ituma ikomeye, imwe mu mpamvu kandi iyo ngiyo ni ikomeye cyane ituma abantu batabyumva, ni vocabulaire. Vocabulaire ijyana rero n'ururimi rw'ahantu n'umuco w'ahantu. Ubu ngubu Bibiliya mu Isezerano rya kera ab'icyo gihe hari vocabulaire, ijambo bita umuhanuzi, guhanura, abahanuzi uko bose babyumvikanaho bose. Ni ukuvuga ngo nk'abantu bakuze barengeje imyaka nka 20 muri Bisirayeli bumvaga kimwe ijambo guhanura icyo ari cyo, umuhanuzi icyo ari cyo, abahanuzi icyo ari cyo, kubera noneho message, ni ukuvuga ngo ubutumwa umuhanuzi yavuga abari kubwira bakavuga bati ni umuhanuzi uri kuvuga, mutege amatwi mwumve kandi tumenye niba ari umuhanuzi w'ukuri cyangwa atari uw'ukuri, ko bivuye ku Mana cyangwa bitavuye ku Mana. Bivuga ngo babyumve iryo jambo bari barizi. No mu Isezerano rishya mu gihe cya ba Petero na ba Yohana nabo bari bazi, n'Abisirayeli bose ni umuco umwe. Bivuga ngo vocabulaire burya ijyana n'ururimi, ariko ntabwo abo mu rurimi bose babyumva kimwe. Akarere kamwe babyumva kumwe, abandi ukundi, ariko bagasa naho bagiye guhuririza hamwe kuko ni ururimi rumwe. Ariko kandi hari vocabulaire aribyo bita nyine ijambo mu gihugu kimwe kivuga ururimi rumwe nko mu Rwanda batabyumva kimwe ijambo umuhanuzi. Kubera iki? Kubera ko nanone ijambo rijyana n'umuco w'akarere, kandi mu Rwanda harimo imico myinshi. Ntabwo ngiye kuvuga ngo imico bijyanye n'akarere, oya, bijyanye n'amadini. Buriya hari vocabulaire ijambo mu idini ry'Abisilamu bakoresha kandi ari Ikinyarwanda, bakaba baryumvikanaho bose bazi icyo risobanura, ariko abo mu yandi madini bo ntibarishyikire, ntibaryumve uko Abayisilamu baryumva. Abagatulika nabo bafite vocabulaire bakoresha hagati mu muco wabo wa Gatulika, ku buryo iyo vocabulaire bayihurizaho bakumva icyo bisobanura. Noneho umuprotestanti, tuvuge umupentekoti, ntabyumve pe nk'uko babyumva. Bavuga gutya, bavuga iri jambo runaka bakabyumvikanaho icyo risobanura mu Gatulika, ariko abapentekoti bakaryumva ukundi, kubera ko imico ari ibiri itandukanye. Amadini burya ni imico, ni culture. Culture rero yo mu Gatulika bafite vocabulaire zabo z'umwihariko n'uburyo ayo magambo bayumva banayumvikanaho icyo asobanura. No mu Gipentekoti ni uko, no mu Badivantiste ni uko, no mu Baporoso basanzwe ni uko, burya no mu ba Yehova nabo ni uko, n'abandi bitwa ba Mormo nabo ni uko. No mu muco wa Kinyarwanda wa kera mu idini ryabo bafite vocabulaire bakoreshaga ku buryo muri iki gihe tutabyumva nk'uko babyumvaga. Ubwo rero ndatsinzwe. Ufite ukuri kumbaza ngo
iyo uvuga ngo guhanura cyangwa umuhanuzi cyangwa abahanuzi uba uri kuvuga iki? Uko twebwe tubyumva tuzi umuhanuzi icyo ari abahanuzi abo ari bo, uriya we uwo muri 1968 ujya kumwita umuhanuzi gute? Kandi dufite twe abantu tuzi ko ari abahanuzi, uriya jati kandi ukavuga ngo yarahanuye ukanabyizera. Ubwo rero ndatsinzwe, iri somo ni rirerire nyamara.